iyobokamana ni imyemerere iri hose kuri iyi si, ikaba igisubizo kuri ibi bibazo byose ndetse n'izindi ngingo z'amayobera tudafitiye ibisubizo. Mu iyobokamana hari ibibazo byinshi bishobora gusubizwa n'ukwizera byonyine, nta kindi kintu na kimwe bikozeho. Icyo bisaba ni ukwizera ko hari imbaraga zirenze izo twebwe dufite, ndetse ko hari n'isoko imwe twese dukomokaho, ari naho tugomba gusubira nyuma yo gupfa. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka tuvuge ku madini. Hari amadini yemera ko hariho Imana imwe. Urajya usenga Imana imwe gusa, azaba ari ukunda gusa. Ni itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana nk'uko abakristo babyemera. Gusa hari andi madini nayo atari make asenga kandi agakunda Imana nyinshi. Hinduisme, Shintoisme, Telema, Wicca, Druidisme, Taoisme, Asatru, Candomblé. Hari n'iryizera Imana zose zibaho zo mu madini yose ari ku isi. Pantheisme. Buri ryose muri aya madini rifite inkuru y'amateka y'ivuka ryaryo ndetse n'ibyo bemera. Reka tubivugeho. Miliyari 2 na miliyoni 382 niwo mubare w'abakristo bari ku isi. Aba ni 31% mu batuye isi yose. Mu myaka 2000 ishize, mu burasirazuba bwo hagati, mu majyepfo ya Turukiye, hakaba mu majyaruguru ya Iraq n'uburengerazuba bwa Iran, ni mu misozi y'ubutayu. Ahangaha niho hari hatuye umugabo witwaga Abraham, akagira umugore witwaga Sara. Muri iki gihe nibwo Imana yababwiye ko bagomba kuva muri ako gace kitwaga Mesopotami, ubu ngubu ni muri Iraq na Iran, maze bakajya gutura hitwa Kanani, ubu ni muri Israel na Palestine, ku nkengero y'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Uhora abwira Abrahamu ati wimuke uve mu gihugu cyawe, umuryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha, uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Abrahamu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Abrahamu yimuka mu mujyi wa Harani. Yarageze mu kigero cy'imyaka 75. Abrahamu ahagurukana n'umugore we Sarayi na Loti umuhungu wa mwene se, hamwe n'ibintu byose bari batunze, n'abagaragu bose bari barahakiye i Harani. Bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Byanditse mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 12 guhera ku murongo wa 1. Iki gihe muri ibi bice bya Mesopotamiya bizeraga Imana nyinshi. Imana yashakaga ko Abrahamu ajya ahangaha i Kanani kuhatangiza igihugu gishya kizasenga Imana imwe yonyine. Nicyo cyatumye imuhaye amasezerano yose mwumvaga yuko azagira igihugu n'abazamukomokaho benshi. Aya masezerano niyo yavuyemo igihugu cya Isirayeli n'abaturage bacyo ari bo batowe. Gusa kuri Abrahamu kuguma muri icyo gihugu kandi abo bantu akabagumisha ahantu hamwe byari bigiye kumubera akazi katoroshye. Yabyaye abahungu 8 ku bagore 3 batandukanye. Imfura ye yitwaga Ismael, yayibyaranye n'umuja witwaga Hagayi. Hakurikiyeho witwa Isaac, yabyaranye n'umugore we mukuru Sara, n'abandi bana 6 yabyaranye n'umugore we wa 3. Umuhungu wa kabiri wa Abrahamu ari we Isaac yabyaye abahungu 2, Esau na Yakobo. Yakobo abyara abahungu 12 n'umukobwa umwe. Aba bana rero nibo bavuyemo abaturage b'igihugu cya Isirayeli bitwa abayisirayeli. Aba bakomoka kuri Yakobo bagizwe abacakara bava mu gihugu cyabo bajya gukoreshwa uburetwa mu Misiri, ariko Imana iza kubabohora bigizwemo uruhare n'umuhanuzi witwaga Musa, ari nawe wahawe amategeko 10 y'Imana abakristo bakigenderaho n'uyu munsi. Nyuma yo kubohorwa basubiye muri cya gihugu Imana yoherejemo wa mukurambere wabo witwaga Abrahamu, ariko iki gihugu bakigumyemo imyaka 100 gusa. Isirayeli iherereye ahantu hahuriye abarwanyi benshi mu ntambara nyinshi zabayeho mu myaka myinshi yashize. Mu mwaka wa 70 abaromani basenye urusengero abayisirayeli bari barubatse mu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Yerusalemu. Idini ryabo rero ryaje guhinduka, riva ku kuba idini ryubakiye ku rusengero gusa n'ibitambo n'ababwiriza butumwa,
ahubwo rihinduka idini ryubakiye ku bitabo bitagatifu. Iri dini rifite inkomoko yose tumaze kuvuga ryitwa Judaisme. Iri dini ryubakiye ku bimenyetso, kubonekerwa cyangwa se kwerekwa, ndetse n'ibisobanuro by'ibimenyetso byose byubakiye ku nyandiko z'amateka yaryo. Niyo mpamvu twavugaga aya mavu n'amavuko yaryo. Inyinshi muri izi nyandiko ziri muri Bibiliya y'iri dini yitwa Tanakh. Hari ibindi bihumbi by'inyandiko ziganjemo amategeko n'inyigisho z'iri dini biri mu gitabo cyitwa Talmud. Abayahudi babona ibisobanuro byinshi kandi bikomeye mu bikorwa n'ibintu byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nko mu kwizihiza umunsi wa Pasika, iyo bari ku meza, buri gikoresho na buri kiribwa ku meza kiba gifite ibyo gisobanuye mu rugendo rwabo rwo kuva mu Misiri mu buretwa. Hari abayahudi miliyoni 14 ku isi yose uyu munsi. Miliyoni 6 bari muri Isiraheli, miliyoni 5 bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba n'abandi miliyoni 3 bari mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Iri dini niryo ryabyaye ubukristo. Mu myaka 2000 ishize, kuri bwa butaka abayahudi bari barasezeranijwe aribwo Isiraheli, nibwo havutse idini rya gikristo. Muribuka tuvuga uburyo abaromani baje bagasenya urusengero rw'abayahudi mu murwa mukuru Yerusalemu. Muribuka tuvuga ko iri dini ryabo mu byo ryari rishingiyeho harimo n'ubuhanuzi. Mu byo bari barahanuriwe rero harimo ko hari umucunguzi uzaza akabakiza igitugu n'ubugome bw'abaromani, agasubizaho ubwami bumeze nk'ubwumwe mu bami bari baragize witwaga Dawidi. Muri aba bayahudi bariho icyo gihe harimo umukobwa mwiza wari utandukanye n'abandi bose. Yari yaratoranijwe n'Imana ngo azabyara umwana wayo. Imana ya Aburahamu yatumye umumarayika witwaga Gabriel kuri uwo umukobwa witwaga Mariya, ngo amumenyeshe ko ari we watoranijwe ngo azabyara umwana w'Imana. Uwo mwana yabyaye yitwaga Yezu, warezwe nk'umubaji, arerwa na nyina Bikira Mariya n'umugabo we Yosefu. Nyuma yaje kuba umwigisha wigishaga ubutumwa bwiza bw'Imana mu bantu. Ntabwo yari yitaye ku by'amadini kandi yarwanyaga akarengane, akigisha impuhwe mu bantu. Yakijije abarwayi kandi akagaburira abashonji, bigatuma abantu bahururira aho yabaga ari hose. Yatumiraga bose kuza kumva ubutumwa buvuga ku bwami bw'Imana. Abanyabyaha, abakomeye ndetse n'aboroheje bose babaga batumiwe. Ku myaka 33 ubwo bumenyi n'ubutumwa bye byamushyize mu bibazo. Arafatwa, yicwa bambwe n'abaromani, arahambwa, ariko nyuma y'iminsi 3 arazuka, abonekera bamwe mu bari intumwa ze, bituma bose bemera ko ubutumwa bwe bwose bwari ukuri. Aba nibo batangije idini rishya rya gikristo, ryubakiye ku butumwa bwo gukundana. Ku bakristo umunsi mukuru uruta indi yose nuwo bazirikanaho izuka rye, kubera ko muri iri zuka niho bakomoka. Hari abantu miliyari 2 ku isi yose bafite iyi myemerere ya gikristo. Aba ni 1/4 cy'abatuye isi yose. Iri naryo ni irindi dini ryizera Imana imwe. Irindi ni Islam. Iri ngiryo ryavutse mu myaka 1000 ishize. Ryakomotse ku mugabo wari ufite imyitwarire itandukanye n'iy'abandi. Ni mu buvumo bwo mu butayu bw'ahari Arabia Saudite uyu munsi. Uyu mugabo yitwaga Muhammad. Yasuwe n'intumwa ntagatifu cyangwa se umumarayika. Nanone ni marayika Gabriel. Yaramuzaniye ubutumwa bw'amagambo y'Imana, Imana imwe rukumbi ya Aburahamu cyangwa Ibrahim, muramwibuka. Wundi ibi byose byatangiriyeho. Mu myaka yakurikiyeho yakomeje kujya yakira ubutumwa bwinshi buturutse kuri Allah, bwose akabufata mu mutwe akabubwira abantu. Amagambo yakundaga gusubiramo yabaga yuzuye ubwenge kandi yuzuye ubwiza, bimeze nk'ubusizi. Nyamara Muhammad yari umucuruzi, ntabwo yari umusizi. Ibi byatumye benshi bemera ko aya magambo yari ay'Imana koko. Aba nibo babaye abayisilamu ba mbere. Ijambo Muslim risobanuye umuntu uhari bye byose akiyegurira ugushaka kw'Imana. Umuyisilamu agira inshingano 5 z'ingenzi arizo bita inkingi 5 za Islam. Shahada. Umuyisilamu agomba gutangariza mu ruhame ko nta yindi Imana ibaho itari Allah kandi Muhammad akaba intumwa yayo. Salat.
igikorwa cyo gusenga inshuro 5 buri munsi werekeje amaso i Maka muri Arabia Saudite. Zaka, buri muyisilamu agomba gutanga hagati ya 2 na 3% by'ubutunzi bwe akabuha abakene. Sawm, buri muyisilamu agomba gusiba ku manywa mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan. Ibi ngibi byongera ukwemera no gushingira imibereho ye yose ku Mana. Hajj, nibura inshuro imwe mu buzima bwose buri muyisilamu ubishoboye agomba gukorera urugendo rutagatifu mu mujyi mutagatifu wa Mecca muri Arabia Saudite. Abagomba kujya muri uyu mujyi kwitoza uko azitwara igihe azaba ahagaze imbere y'Imana acibwa urubanza ngo harebwe niba akwiye cyangwa se adakwiye kubana nayo iteka ryose. Amagambo y'Imana yahawe intumwa Muhammad mu gihe cy'imyaka 23 yose yanditse mu gitabo gitagatifu cy'iri dini cyitwa Quran. Abayisilamu bakemera nk'igitabo kimwe rukumbi gitagatifu, kikaba igitabo kitigeze cyandikwamo iby'abantu bitekerereje cyangwa se bishakiye. Iri ni ryo dini rya kabiri rifite abayoboke benshi ku isi kubera ko baragera kuri 1,500,000,000. Iyobokamana ryabaye igikoresho cy'umuco n'imyemerere kuva abantu baza ku isi. Ntabwo ushobora kubara umubare w'amadini afite abayoboke kuri iyi si. Yose agamije guhishura ibirenze ibyo tubona cyangwa se isura y'ibiri inyuma y'ibyo tubona buri munsi muri ubu buzima. Ibyaha, imibabaro, urupfu, ubwoba. Aya madini yose icyo ahuriyeho ni ukugira Imana, yaba imwe cyangwa nyinshi. Reka tuvuge ku madini cyangwa se iyobokamana ryizera Imana zirenze imwe. Hinduism bisobanurwa ko ari idini ry'Abahindi. Ntabwo ari idini rimwe, ahubwo ni imyizerere itandukanye ndetse n'ibikorwa bitagatifu. Ryavutse mu myaka 5,000 ishize mu gihe umugabo w'umuhanga witwaga Krishna yamenyekanaga nk'intumwa cyangwa se indi sura ya Vishnu. Vishnu yari Imana yigaragazaga mu isura y'umuntu. Krishna yigishije abantu mu Buhindi ko ubuzima bwose bwo ku isi bukurikira ihame ryitwa karma, itegeko ryubakiye ku mpamvu n'ingaruka. Akazi kacu twebwe hano ku isi ni ugukora ibyo dushinzwe. Inshingano zacu arizo bita dharma, hashingiwe ku mwanya dufite muri sosiyete. Dore karma icyo ari cyo. Ni ijambo rifite inkomoko mu rurimi rwitwa Sanskrit, ari narwo rwanditswemo inyandiko ntagatifu mu idini y'Abahindu. Riva ku ijambo karmane, ari byo bisobanuye ibikorwa. Karma bayisobanura nk'ibikorwa byawe hano ku isi. Ibintu byose ukora muri ubu buzima, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ibi bikorwa rero nibyo bizagena ibizakubaho byose, byaba ibyiza cyangwa ibibi, haba muri ubu buzima cyangwa se ubundi. Batekereza ko niba ubayeho nabi ugahorana ibyago, birashoboka ko hari karma mbi z'ibikorwa bibi wigeze gukora, haba muri ubu buzima cyangwa se mu bundi twabanjemo. Kuri bo, iyo ukora ibikorwa byiza muri ubu buzima, uba urimo gukora karma nziza, kubera ko ibintu byiza nawe bizakubaho. Iyo ukora ibibi, uba urimo gukora karma mbi, kubera ko hari ibibi bizakubaho. Ntabwo karma ari igihano, ahubwo ni inzira ikugeza ahantu runaka. Nk'urugero, bavuga ko ubujiji cyangwa se kutamenya nabyo ari karma mbi. Iyo urwaye indwara ikomeye kubera ko utigeze umenya ibyiza byo kwikingiza, ibyo ni karma, kubera ko ubuzize ibyo utakoze kubera kutamenya. Iyo upfuye, ntabwo urugendo rwawe ruba rurangiye kubera kuvukira mu wundi mubiri w'ikindi kinyabuzima. Iyo wakoze ibikorwa byiza hano muri ubu buzima, ugira karma nziza, maze roho yawe ikavukira mu bundi buzima bushya bwiza. Ibi bisobanuye ko abantu babayeho mu buzima bwiza kandi babayeho neza, ubwo ngo bakoze ibikorwa byiza byinshi mu bundi buzima babanjemo mbere yuko bavukira muri ubwo ngubwo bwiza bari mu uyu munsi. Uko uzabaho mu bundi buzima buzakurikira ubu ngubu bigenwa n'uko witwara muri ubu ngubu turimo, niko babitekereza. Inzira binyuramo ngo uvuke ubwa kabiri, ni ukuvuga inzira binyuramo ngo roho yawe ikuvemo nyuma yo gupfa ijye mu kindi kinyabuzima kizavuka, yitwa samsara. Birashoboka kubaho ubuzima bw'ubutagatifu hano ku isi, ukahaba nta gicumuro ugira, maze wazapfa roho yawe ntizigere inyura mu nzira zo gutinda mu gushakirwa ikindi kinyabuzima cyo kuvukiramo. Ibi babyita moksha.
hinduisme yigisha ko ibintu byose biri mu isanzure ubwo n'isi irimo bibumbiye mu kintu kimwe gisa n'igitegeka byose cyitwa Brahman. Habaho Brahman imwe rukumbi ariko ikabamo imana nyinshi cyane. Basenga imana nkuru 33. Izi ni imana nkuru gusa ariko imana zose bashobora gusenga zibarirwa mu bihumbi. Umumaro wazo, imiterere ndetse n'inshingano zifite zigenda zitandukana bitewe n'umuco. Bafite imana 3 ziruta izindi arizo bita ubutatu. Brahman niwe muremyi wa byose, hanyuma hagakurikiraho imana yitwa Vishnu. Iyi ngiyi yo rimwe ijya yihindura umuntu. Indi mana yitwa Shiva. Iyi ni imana ikomeye cyane. Bavuga ko nayo yaremye byinshi mu bifite ubuzima hano ku isi. Ifite umugore witwa Durga. Iyi ngiyi yo ni umurinzi w'abagore bose. Mu zindi mana zizwi cyane muri iri dini harimo iyitwa Ganesha. Iyi ngiyi ifite umutwe w'inzovu. Iyi ngiyi niyo mana y'insinzi. Bayisenga iyo bashaka insinzi mu bintu runaka. Iri ni idini rya gatatu mu kugira abayoboke benshi ku isi. Abenshi muri aba bayoboke bari mu Buhindi, birumvikana, ariko ushobora no kubasanga kuri buri mugabane ku isi. Bose hamwe baragera kuri miliyari. Iri dini ryanabyaye irindi naryo risenga imana nyinshi kandi rikagira abayoboke benshi. Reka dusubire inyuma mu myaka 2500 ishize nabwo mu Buhindi. Muri iki gihe mu Buhindi umwami yabyaye umwana w'umuhungu amwita Siddhartha. Igihe umwana yari ataravuka, nyina ataranamusama, umwamikazi Maya, bivugwa ko uyu mwamikazi yabonekewe cyangwa se yasuwe mu nzozi n'inzovu y'umweru. Nyuma y'amezi 9 uyu mwana w'umuhungu Siddhartha yaravutse. Birumvikana yavukiye mu buzima bwiza cyane kubera ko yari umwana w'umwami. Akiri umwana ntabwo yigeze amenya ko hari abantu bashobora kuba babayeho nabi. Yavutse asanga afite abaja n'abagaragu bamukorera icyo ashaka cyose kandi icyo yifuje cyose akakibona. Akimara kuba umwana uzi ubwenge, yaje gusohoka iwabo ajya hanze y'ingoro y'ibwami, maze ku nshuro ya mbere abona ibyo yari yarahishwe. Abona abantu bashonje, badafite ibyo kwambara kandi babihiwe n'ubuzima cyane. Yesu afata icyemezo cyo gutangira gushakisha inkomoko y'imibabaro n'ubuzima bubi. Kubera icyo abantu bagira ububabare bungana uku nguku kandi bakabibamo kuva bavutse kugera bapfuye. Yabanje gutekereza ko abantu babaho nabi kandi bakabaho bababaye wenda kubera kwizirika ku butunzi bw'isi. Kuba dukunda ubutunzi cyane bituma dukora byose bishoboka ngo ubwo butunzi tububone, yewe rimwe na rimwe tukanabubona duhonyoye abandi. Ikindi yatekereje ko ubusambo bwacu butuma twiyumva neza iyo turusha abandi ubutunzi. Kubera impamvu yahise asiga ubutunzi bwose yari yaravukiyemo iwabo ibwami, ajya mu muhanda atangira kuba hasabiriza. Umwana w'umwami. Gusa ibingibi nabyo yaje gusanga nta munezero bitanga. Hanyuma rimwe aza kumva umwarimu wigishaga umuziki abwira umunyeshuri we ati wifata uwo murya cyane ngo ukomeze kubera ko bishobora gutuma ucika, kandi nanone we urekura cyane bitawubuza kuvuga. Yahise yumva yari amagambo y'ubwenge. Aha niho yahise yungukira igitekerezo cy'uko gushaka ibisubizo ku rwego rwa nyuma ugamije gukemura ibibazo burundu ari ikosa rikomeye. Yahise amenya ko ubuzima buri hagati yo kuba umukire no kuba umukene aribwo buzima bwiza. Ukaba utarwanira gutunga iby'isi yose, ariko nanone ukaba utari umukene wo kubura iby'ibanze. Umunsi umwe yari yicaye munsi y'igiti cyitwa Bodhi arimo akora ibyitwa meditation, aribyo byo gutekereza bicukumbuye ku buryo ujya kure cyane mu bitekerezo ugasa n'uwavuye kuri iyi si. Igihe yari muri iki gikorwa, ibindi bisubizo byose kuri iki kibazo byahise biza. Ubuzima bwacu bwose bwuzuye imibabaro. Ni imibabaro ahanini iterwa n'inzara n'inyota yo guhaza ibyifuzo byacu tutitaye ku by'abandi, yewe tutanitaye ku kubaho kwabo. Niyo bapfa ariko ibyacu byasubijwe nta kibazo. Yasanze iyi ngiyi ariyo soko y'imibabaro yose tubamo kuri iyi si. Kuri uwo munsi uyu musore witwa Siddhartha yahindutse Buddha, uwamurikiwe cyangwa se uwabonye umucyo. Nicyo bisobanura Buddha. Abayoboke b'iyi myemerere yavumbuye bitwa
ababudisite, idini rikitwa budisme. Imyemerere y'ababudisite ni urugendo rw'intambwe 8, intambwe zitoroshye gukurikira, ariko ubishoboye wagira amahoro atagirwa n'undi uwo ari we wese, niko bavuga. Kuva hagurutse munsi y'icyo giti, Buda yatangiye kwigisha abantu uburyo bwo kurwanya imibabaro y'isi, kuvuga neza buri gihe, kugira intego nziza mu buzima, kwerekeza ibitekerezo byawe buri gihe ku bintu by'ukuri, kandi umutima ukawerekeza ku gukunda abandi. Ababudisite bizera imana nyinshi cyangwa se imana imwe, ariko kuri bo ibikorwa nibyo by'ingenzi kurusha kwizera no kwemera. Barabarirwa hafi kuri miliyari ku isi yose uyu munsi, abenshi bari muri Aziya.